Umunsi umwe habayeho umukobwa. Uwo mukobwa yakundaga kujarajara cyane mu rukundo. Nawe ubwe ku giti cye ntiyari azi umuntu yakundaga cyangwa se uwo adakunda. Umunsi umwe rero nuza kumva ibyabaye kuri uno mukobwa, tuzongera gukora nk'ibyo ujya ukora niba ujya ubikora. Umukobwa umwe umunsi umwe yafashe urugendo agiye ku kazi. Akigera ku muhanda agiye gutega, yahuriye n'umusore mwiza cyane. Arangije umukobwa amusaba ko yamutwara. Agiye kumwishyura, uwo muhungu aramubwira ati mukobwa mwiza, ntabwo nshaka yuko unyishyura, ahubwo ngiye bitewe n'ukuntu nakubonye ndabona uri umwana mwiza ufite umutima mwiza. Umuhungu yakomeje urugendo arigendera, ariko umukobwa akomeza abyibazaho cyane. Umukobwa ariko nubwo ibyo byose yabikoraga, yari afite umuhungu bakundanaga ahaye isezerano, amubwira ko atazigera amusiga kandi azamubera buri kimwe cyose yifuzaga mu buzima. Umukobwa yakomeje muri ibyo. Umunsi umwe ageze ku kazi, yasanze abahungu 5 b'inshuti ze. Umwe muri bo arangije amubwira ati ariko kuri umukobwa mwiza, ni iki kintu cyatumye ukomeza kwizirika kuri boyfriend we? Umukobwa yarabasubije ngo yewe nta kintu na kimwe cyanteye kumwizirikaho, kuko namuhaye isezerano ry'uko nzamukunda kugeza amubereye umugore. Abo bari aho bose baratunguwe. Umwe muri abo basore arongera aratungura aravuga ngo twese dufite amafaranga yifuza, wakundanye n'umwe muri aba basore? Umukobwa yabitekerejeho cyane, yibutse ko boyfriend we nubwo amukunda n'amafaranga afite umwanzuro wo kuvuga ngo ariko ubu gukundana n'umwe muri aba bahungu. Yaratashye abyigejejeho, boyfriend we amuhamagara aramwihorera, amwandikira SMS aramwihorera, ariko bwa gatatu yibuka ko yamuhaye isezerano, afata telefone aramwitaba. Yamwitabanye umushamwesha amubwira ngo babarira ndarushye kandi ndananiwe, urabizi neza ko manyiriwe mu kazi kandi wowe nta kazi ugira. Umuhungu byaramubabaje cyane, nawe yiga ikindi kintu cyo gukora ariko atabibwiye umukobwa. Umukobwa yaje gutungurwa nuko yaje kwisanga akunda 2 muri ba basore 5 bagendanaga. Ubundi byamuviriyemo nyuma byari amarira gusa. Umwe muri bo yarakomeje aramukunda, umukobwa nawe amwemerera urukundo koko. Umukobwa ntibyatinze yahise amujyana mu kunzonga n'amatabi, ariko ibyo byose byabikoraga yahoraga yibwira ko umusore akunda ahaye isezerano. Amaze kubona ko ibyo byose bitakunda, afata n'umwe mu basore muri ba bandi nabo bajya barakundana. Rimwe umwe amaze kumugira inama aramubwira ngo ikiruta byose wadukunda twese. Umukobwa kuko nta gukotora ibitekerezo yari akigira, yumva ko kuko abakunze bose nta kibazo. Bwa gatatu agiye gukundana n'umwe wa gatatu muri ba basore, yumvise ijwi rimubwira riti ariko ni iki kintu kiri gutuma nkora ibi? Icyo gihe ari mu nzira ari gutaha, yahuye n'umwe mu basore b'inshuti za boyfriend we. Barangije baramubaza ati iri joro rikuva he? N'isoni nyinshi n'ikimwaro yasubije umwe muri za nshuti za boyfriend we ati ngewe ubu ndi gutaha ngiye nagize akazi kenshi. Umuhungu yaragenda abyibazaho, arangije ahamagara boyfriend w'umukobwa aramubwira ati tuvugana, boyfriend we duhuye muri iri joro. Boyfriend ahamagaye sheri we n'igihunga cyinshi n'ubwoba, arangije abaza boyfriend we ati iki gihuguye? Kubera ko umukobwa yari azi ibintu yakoraga no kumutendeka, yamusubije amubwira yuko avuye kwa muganga arembye cyane. Umuhungu n'igihunga cyinshi no kuza kureba umukunzi we, yaje yiruka ageze mu rugo asanga umukobwa ari kurira cyane. Boyfriend we amubajije ati iki kiri gukuriza? Yatunguwe no kumva ijambo umukobwa amubwira ngo babajwe nuko isezerano naguhaye ntigeze ndirinda, ubu ndi kwisanga mu rukundo rw'abasore 3. Boyfriend we yaratunguwe cyane, arangije aravuga ngo sinzi yuko umuntu naho icyizere cyanjye cyose yantenguha. Umukobwa yarababaye buri cyo gukora, arangije asaba boyfriend imbabazi. Boyfriend arati nujya guha umuntu isezerano ujye ubanza witonde, ubanze urebe neza niba umuntu ugiye guha isezerano uzabasha kuririnda, utazahura n'ibyo n'umukobwa yahuye nabyo.